bakunzi ba Sentence twongeye kubasuhuza muherere mu bice bitandukanye by'isi byo muri kora bitandukanye aho muri hose tubifurije guhirwa no kubona umugisha mu byo muri gukora byose kandi bari bwa mbere ugeze kuri Sentence tuguha ikaze tugusaba kandi subscribe kugira ngo dukomeze twibanire dukomeze tubane nayo kuri umurongo kugeza amakuru atandukanye amakuru y'imishinga minini tuguha updates zitandukanye ibikorwa remezo bikorwa bitandukanye rwose kugenda tugusobanurira tukumenyesha byinshi bitandukanye utari uzi ukamenya ugasobanukirwa ndetse ukaba update aho uko imirimo igenda ijya mbere. Uyu munsi tuje kuguha amakuru cyangwa se tuje kukubwira byinshi utaruzi ku mushinga munini ufite intego yo gusukura yo gutunganya umujyi wa Kigali ukarushaho kugira isuku. Umushinga uri kubakwa hano hazwi nko ku Giti cy'inyoni mu mujyi wa Kigali. Usanzwe mu mijyi yo mu bihugu byateye imbere haba imijyi bifite uburyo bwo kwegeranya imyanda itandukanye ituruka ku mazi, aho iyo tuvuze imyanda ituruka ku mazi ubwo haba harimo imyanda ituruka mu matuwarete, mu bikoni, mu madushe, ndetse bivuze ni imyanda n'amazi y'umwanda cyangwa se amazi yatwawe umwanda. Ayo mazi rero akusanyirizwa ahantu hamwe maze agatunganywa akaba yakongera agakoreshwa. Nyuma yo gutunganywa akaba yakoreshwa imirimo imwe n'imwe, harimo imirimo wenda yo kuvomerera amajaride, kuba yakogeshwa wenda nk'amamodoka cyangwa se yakoreshwa ibindi bitandukanye bidahuye n'ubuzima ku buryo adapfushwa cyangwa se atagenda ngo yangize ibidukikije nk'ibisanzwe nk'uko asukwa mu migezi n'ibiki, ariko niyo yasukwa mu mugezi akaba yamanje gutunganywa ku buryo nta kintu yakwangiza nyuma y'aho ngaho. Ibiro by'umwihariko mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu Rwanda nta byari bihari, ariko ku bufatanye bwa Leta y'u Rwanda na Banki y'Afurika ishinzwe iterambere ariyo yitwa African Development Bank ndetse na Banki y'Uburayi ishinzwe ishoramari ariyo yizwi nka European Investment Bank, byateye inkunga umushinga wo kubaka ikigo kizajya gitunganya amazi y'imyanda cyangwa se amazi y'umwanda mu mujyi wa Kigali. Akaba ari umushinga wiswe Kigali Centralized Sewage System, ifite agaciro ka miliyoni 96 z'amayero. Ari umushinga munini, umushinga watangiye kubakwa cyangwa se uri muri stage yo gukora site installation cyangwa se gutunganya kwegeranya ibikoresho, gutunganya ikibanza kizubakwamo hano nk'uko twavuze hejuru ku Giti cy'inyoni. Akaba ari ahantu hari hasanzwe ubundi habaye hamanje gukorerwa ibintu byo gucukura amabuye, ndetse hakaba hari na parikingi y'amamodoka, ndetse hari higezwe no kuba hashyirwa n'agasoko mu gihe cya Covid. Abantu bahanyura mu ahantu hakikijwe n'amabati y'ubururu. Akaba harimo gutunganywa kugira ngo habashe kubakwa iki kigo kizaba gifitemo iyi gahunda cyangwa se gifite intego yo gukora aka kazi. Abantu benshi bahanyuze bibaza ibiri kuhabera bitewe nuko bahabona hazengurutse cyangwa se ari korotire imeze gutyo, bakabona umushinga wo kubaka ariko bakabona nta kiri kuba cyangwa se ntibari bamenya ibijya mbere. Rero ababyibazagaho no mushinga ukiri muri stage ya installation cyangwa se bagitunganya, nk'uko muri kubona muri video murabona bari muri stage yo gupima utudarapo, muri kubona ashushanyije imirongo hose ntazagenda hashyirwa ibikorwa cyangwa se ibigega bimwe na bimwe bizakoreshwa nyine muri no gahunda yo gutunganya aya mazi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Gusa murabona ko harimo ama etage cyangwa se amazu ari demontable, ari amazu akaba ari za office zikorerwamo n'abashinwa cyangwa se abari gukora uno mushinga, bari gukora kuri uno mushinga, akaba ari amazu bakoreramo kugira ngo akazi kabo kabashe kugenda neza. Gusa ndatekereza ko uyu mushinga turi bwa mbere umvisha amatwi yawe, kuko uno mushinga n'umushinga wavuzwe mu gihe kinini mu bihe byatambutse, yaba ari mu myaka za 2015 2018 byose igihe uno mushinga waravugwa, ariko wari ukiri muri stage yo gutekerezwa cyangwa se mu bitekerezo hagishakishwa inkunga ndetse n'inyigo byose bigikorwa, kuko muri 2021 hariho gutekerezwa kuba amasezerano yasinywa muri imirimo ku buryo ariko kuba yakorwa ikarangira muri 2024, ariko bitewe n'impamvu zitandukanye zagiye zizamo, yaba ari Covid-19 dore ko yagiye ihagarika cyangwa se yangiza byinshi bitandukanye, biza gutuma imirimo itabasha cyangwa se gahunda idakomeza nk'uko byari biri gutekerezwa. Gusa muri 2023 ku itariki 20/3 muri ambasade y'u Rwanda mu Bushinwa, Ambasaderi James Kimonyo, ambasaderi w'u Rwanda uhagarariye u Rwanda muri Bushinwa, akaba yarahagarariye Leta y'u Rwanda mu gusinya amasezerano hamwe na kampani y'abashinwa yitwa China Railway Construction Engineering Group Limited. Akaba yarasinye amasezerano rero yo gukora akazi ko kubaka cyangwa se ko kudesigninga no kubaka ibikorwa nk'ibi ngibi. Naho aya masezerano yasinywe rero bikaba byari biteganyijwe ko imirimo itangira muri uno mwaka wa 2024, nk'uko turi kubona ko imirimo iri gutangira cyangwa se irimo ifezi yo mu gutangira, ikaba iri hafi kuba yakorwa cyangwa se ibintu byinshi byakubakwa tukabona bizamurwa. Ku ikubitiro rero hazubakwa inzira cyangwa se imiyoboro
iyobora amazi y'imyanda, ayo mazi y'umwanda aturuka hano hazwi nko kuri plateau mu mujyi, mu gice cyo mu mujyi. Ubwo iyo tuvuze mu mujyi harimo hano hazwi nko kuri plateau, hano mu bucuruzi muri Matewusi ndetse n'ibice bya Muhima, hose hazaba harimo impombo zegeranya ya myanda. Noneho ya myanda ivanwa mu mazu runaka, ivanwa mu bice runaka, ikagenda iyoborwa mu kindi gice kinini twageranya nka ruhurura, aho iyo miyoboro ivana amazi y'imyanda mu mazu atandukanye cyangwa se mu bice bitandukanye muri ibyo bice tumaze kuvuga, izaba ifite ibirometero bigera kuri 89. noneho bikayoherezwa cyangwa se ya miyoboro mito mito ivana amazi mabi y'imyanda mu mazu atandukanye mu bice bitandukanye, ikayobora muri ya ruhurura nini twe tumaze kuvuga, aho ruhurura nini izaba ifite ibirometero 3 n'igice kimwe. Iyo ruhurura ikazajya noneho iyobora ya mazi mabi y'imyanda yazana no ku ruganda ruri kubaka hano ku Giti cy'inyoni, aho uruganda ruzaba rufite ubushobozi bwo kuba rwatunganya metero k'ibihumbi 12 ku munsi. noneho ya mazi yamaze gutunganywa cyangwa se yarangije gutunganywa akazaba ashobora kuba yakoreshwa mu bindi nk'uko twamaze kubivuga. Ariko hano hari kubakwa uruganda cyangwa se iki gice cy'uruganda kiri kubakwa hano ku Giti cy'inyoni, kizajya gifite n'ikindi gice mu gishanga cya Nyabarongo kingana hegitari 10 gishobora kuzajya gikoreshwa gushyiramo y'amazi, kuba yakoreshwa n'ibindi cyangwa se yashyirwamo, aho hazaba harimo ibidendezi cyangwa se ibyuzi bizwi nka ponds, bizaba byifashishwa n'uru ruganda mu kuba bashyiramo ayo mazi cyangwa se mu gihe ategereje kuba yakoreshwa ibindi bitandukanye. Gusa umushinga bitegereje ko ushobora kuzagenda wubakwa mu mafazi atandukanye, aho muri ibi bice twavuze ku ikubitiro bizagenda bizakusanya amazi yabyo, hari n'ibindi bice bizagenda byongerwaho nyuma bitewe n'uko amafazi cyangwa se n'uko amafaranga azagenda aboneka muri fazi zitandukanye. Ibice byinshi bitandukanye by'umujyi ko ntabwo twayivuzemo, byose bizagenda byongerwa ku murongo cyangwa se ku bice byegeranya amazi yabyo nyuma, uko iminsi izagenda iza bitewe n'amafaranga cyangwa se n'ubushobozi bw'uruganda ko buzagenda bwagurwa. Ibisanzwe rero nk'uko tuha update zitandukanye ku mishinga itandukanye, n'ahanga tuzagenda tuzibaha nk'uko twabyemeje cyangwa se nk'uko tugenda tubibakorera. Icyo usabwa ni ukana subscribe kugira ngo tugumane tukomeze tugendane, wakora like kuri ino video, ugakora share kugira ngo bigere ku nshuti zawe cyangwa se n'abavandimwe, ndetse kandi ufite igitekerezo washyira muri comment kugira ngo tukomeze tugendane. Ko byinshi mwadusabye, ibyo twakoze n'ibyo tutari twakora, nuko tukiri kubitunga cyangwa se tukiri kwegeranya uburyo kugira ngo tubashe kubikora, kuko byose bisaba uburyo, bisaba imbaraga zitandukanye. Byose rero ntabwo twabyirengagije, ahubwo nuko tukiri kubitunga cyangwa se tukiri kubikora kugira ngo tubashe kubaha amakuru. Ibyo mwifuza byose tuzabibagezaho rwose, turi tayari kandi tuzabibakora nk'uko twabyemeje. Bye bye rero, naho ubutaha, ciao ciao.